Jesus. Utakimbwira ngo uraganira. Rero aho kugira ngo nkomeze kumutera ibibazo kandi nkeneye ko agubwa neza. Kabikorera urukundo rwanjye. Urabeho. Fatumanze nk'umugabo nyine. Gusa namara gucururuka umubwire uko mukunda kandi muzirikana. Uzampoza ku mutima wanjye. Ariko nawe ninsanga ikibazo ari wewe. Never. Nta kibazo cyaturuka kuri njyewe cyagera kuri Queen. Ari njyewe wagiteje. Okay. Yes. Sawa. Hundi z'abana b'iki mana we. Yes. Tanzania's. Urananze ko tuvugira hariya kwere yicaye hano kugira ngo nyine ndebe ko yasohoka kugira ngo twisanzure. Ibyo twavuganye bushize wabitekerejeho se yageze ku gihe. Mari kumbwira. Yabitekerejeho pe kandi cyane. Ariko naje gusanga ntabasha kumena amaraso pe ntago Thomas nabasha kumuca. Kandi ikindi kandi mama utarakomeza wibuke ko wambwiye ko nta kintu utakora kugira ngo ushakane n'umwana wanjye. Wibuke iryo jambo ko arimbwiye. Warambwiye ngo ntacyo utakora. None wabihinduye ute se Gabriel? Mama kamubwira. Ntacyo ntakora ku bwa Queen. Ariko icyo cyo ntabwo nagishobora. Ikindi kandi mama ntabwo nzi niba wakwishimira kugira umukuru w'umwicaye. Ntabwo ibyo bintu nabibasha. Ahubwo hari undi mupangu nari napanze. Kagira inkuru mwiza ariko. Hari undi mupangu nari napanze. Ya kandi mwiza. Yebumbwire nyine bigishyushye kuko wari utangiye kunca intege. Gahambwira. Oya wicika intege. Kandi nanone mama wivumba yo wengewe. Kuko nubundi umupangu ntuwa ngomba kukubwira urugenda kuza. Ariko ndumva byiza twabitwara gake. Kuko burya umunyarwanda yaravuze ngo yihuse yabyaye ibihumye. Ahubwo uko byagenda kose nubundi. Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Wow. Irigarasa ku ntego ngereka mubwire Gabi. Muri karaktere nge ubundi uburyo nteyemo. Ibintu byanjye byose bigomba kwihuta. Nawe rero rasa ku ntego mbwire n'ubuhe mupango ufite kandi uri bunshimisha. Kali mama bari kuko wanze kuko. Mana ntabwo nakwinjira muri iyo nzu. Fani nyumva. Urabizi ko ndakunda. Ariko kugeza izi saha ntago icyabo kuri Queen no kuryama no kurira kugeza isaha nituze ngo Queen ifite ikibazo. Wamba bari ukanyumva ukinjira mu nzu. Nako si urukundo byamugendekeye gute ko? Fani simukunda ntubizi. Nkora buri kimwe Queen namukumva no kumushyirira ibyo mu Burundi. Ariko yanze ko mubibazo. Natekereje ngo inshuti ye akwisangamo akongera byose. Weho waza ukamuganiriza. We kubera uzi byinshi bye wenda ikibazo. Ega rwibutse. Kwibura arizi nanjye ndamukunda. Ni inshuti yanjye pe niwe mukobwa w'inshuti yanjye magara. Ariko nawe muri ya muryango we wanyu. Bikorere nge ubikorere buramo. Sibyo? Wita kubyo mama we yavuga. Kuko nanjye iyo nza kwita kubya mama we simba turi hano. Ariko kwinjira mukuru. Kandi kwinuza icyo tumutezemo sibyo?
nk'inshuti ye none se ubwo umutereranye noneho mu kibazo waba inshuti nyawe ngenda bizi ko hari kandi urahari kubwe ariko hari ibyo akubwira njye atambwira mama pound ufite kandi ni mwiza kandi nzi yuko nuwumva nzi neza yuko uzishimira kumva ibyo nshaka gukora kandi bizaba ari ibintu bizatuma umbona nk'umukobwa byanyabyo. Kandi rero Gabido rumeze nka genda muno utinda kuvuga umeze nka cya kiremba bakoze ubukwe kitashoboye kirangije cyongorera umukobwa ati kisingira urota tugera mu cyumba cyashyuhagujwe cyagerayo bikakinanira uko utarimo kurasa ku ntego ngumbwira uwo mupanga nakubwiye ko ibyanjye byihuta cyangwa numva byanaguteye n'ubwoba wavuze ibyo uvuga. Oya ntabwo bamfite kuri kuri ntabwo nagira ubwoba ariko umupango urahari kandi ni mugari. Mama wigira ikibazo reka urabona Makuru ni meza. Ya warusanze ntashye rero nabasuye nsanga mu muhari warusanze ntashye buriya kambengiye tuzasuye ntagaribanye nuko n'ubundi gihe cyo kugenda cyari kigeze. Yego Gabi sawa sawa umunsi mwiza nawe. Jenny kumva nutishimiye bite Mukwi karamba ndaciye ku ruhande ndagira ngo nsobanukirwe ushaka kugeraho kuko ushaka kuvuga ko umuryango wanjye ari wari umwana wacu oya mbwira uko bigenda kose rwibutso ntabwo yakubeshyira yakora ibindi we rero ntabwo akikubeshyira koko Mukwi imyaka yose twabanye mu rwariya ubwo iyo bashaka kugira ikintu kiba gukora ntabwo bari kugikukorera kugira aho uvuga ngo baruze umwana wacu ariko aramushaka wikisi kwibutsa arambeshyira papa kwiye kuki wishyiramo ko ibyo bintu nabikoze cyangwa nabivuze oya ni nkana aragowe koko burya bumwe mama kwiye uko byagenda kose ndabisubiramo icyo ntabwo ari ikintu umuntu agira ngo yicara hariya himbe nuko icyo kintu wakivuze njye sinzi uko nabigukuramo pe ntabwo nzi uko nabigukuramo ibintu byose mba ngiye ndabikubwira ntubyumve kandi uriya mukobwa yarakuroze nubwo ari mushiki wawe yarakuntamitse ariko si ukwini yabaye iki gituma atavuga koko ubu n'iki kibazo afite iyo atakubwira ngaho bikoreye inshuti yawe ubone ubwo ugiye kugaragara inshuti igaragara mu bibazo igaragaza rero inshuti ndibuka mubwira nari nararahiye ko ntazagaruka mu nzu yanyu nari narabirahiye nakwiri naramusezeye ariko nimba yanze kuva mu nzu akaba yumva ubuzima bwe ari ukujya no kuryama ari agahinda kurya se hararya iyo ubivuga ariko ndabijyana nkamwinginga akanshonga nabamukojejemo kabiri yongera kwiryamira nasohoka gato gasanga uko nabisize mu kintu mbabarira ndahangayitse sinshaka kubona ko inabayeho nabi none se mama kwini arahari ibya mama kwini byihorera okay reka mubwire reka noneho ngewe nzazije ngiye kugerageza nihangane nitaye ku bya mama kwini mbyirengagize ngewe nze ndebe inshuti yanjye ejo nzaza kureba kuko ndahangayitse kubona ko nakomeza neza kwini nzamwinja azambwira ikibazo afite reka tuzabikurikirane ejo rwego kandi ndakwinginze umube hafi nimugerageze nubwo wenda afite ibyo yanze kuvuga ariko ejo nzaza kubikurikirana sibyo kwini yabaye ikipo ninde hangayika nk'inshuti ye kuko inshuti uyibona mu bibazo si ubwibo ubundi kuki ubimbwiye iyo ubikurikirana wenyine
Fani ndi mukuru nakoresheje imbaraga zishoboka nkoresha ubwenge mfite bwose umwana yarananiye atunzwe no kurira ubu kwinasigaye arira bibaza arigunze no kugira hanze ntabishaka aba mu gusa n'ukurira nta kundi fasha nimba unkundiye ejo ukazaza nanjye kebwiwe ntabwo nacibwa intege na mama we nzagerageza nze ndebe ikibazo kwina afite kandi ejo nzaza reka ngende aho sawa akoze gusura ntabwo ninjiye nyine urabyumva nzaza nta kibazo inshuti igaragara mu maso nigira ngo izumva gahunda nini nta kibazo ejo nzaza nzamutereza twabanaga neza tubana mu mahoro ariko hagereye ahangaha yabaye neza nka rwaserera ndaza kwikurikirana kandi ndamenya imvune imvano yabyo kuko ntabwo nakuza guca urugo tuzajya duterana hejuru duterana hasi ngaho hasi hejuru kugeza ryari kuko mama kwibinda ndabirambiwe kandi utisubira mu makwini utakipata cha mutema kuni kuko nawe wibutse ntabwo wibuka uburyo twabanye hariya uri umukozi mu rugo uri umukozi mu rugo ubwanjye nkagukunda bakabiha umugisha iki kintu wakibagije papa kwi urabisubiriye kandi urongeye njombye igikwasi ariko ubu ninde wabwiye ko bakoze mu rugo atari abantu navuze ko atari abantu kuki buri gihe witeka ryose namushikiwe muhora munyurira ngo ndari umukozi wo mu rugo hanyuma se ubundi wankundikira shimye ko nari umukozi wo mu rugo wese kuki wankunze nanjye nkubaze kuki wakunze umukozi wo mu rugo nakunze kubera ko umutima wanjye yawukunze udatuma nkubahuka muhora nkubaha iteka ryose mu bantu nubaha muri iyi si uri uwa mbere yego di papa kwinda kubaha pe ndanagukunda ariko uzajya umbabarira ntukankore mu bwonko nka mushiki wawe hanyuma nimumviraho indi imwe nkazicwa na kanseri y'ubwonko ariko byose niwo bitera ntabwo bitera gutyo washatse ndi umukobwa mwiza nini mpamvu watekereje kunshaka nuko nari mwiza nuko wari mwiza nyine none se mwese iby'ubukozi bwo mu rugo ububizi kandi umenye ko n'abakozi mu rugo nabo ni abantu kuranyumvira njyewe ibi bintu tuzakomeza dutana hejuru kuva ryari ngaho hasi hejuru kugeza ryari kuko nyine nanjye mbikubaza njyewe zana inka buri gihe uhora unyurira ngo uyuke ngo ukuntu twakuzanye erega niyo utanshaka niyo gushakwa n'uwundi kuri uko ubwiza bwanjye bwanyemereraga kubona umugabo mwiza mushiki we ntabwo umeye hari akandi afite inzobe yayindi yo yamukorogoye kugira ngo nari mwiza niyo mpamvu washatse ibyo kunyura ngo umukozi wo mu rugo ntabwo ibyo ngibyo bindera ese ubona atari ubitera ibi byose ntabwo rubitera ibi ntabwo bije muri mwaka bije ntimuzongeye kugeraho munturira umukozi wo mu rugo ni umuntu ibintu ngomba kubikurikirana mpaka amenya imvano yawe ariko utinya umuntu ukugaburira ibyo kurya ukabirya utinya umuntu ukumesera imyenda kuki se ntayitwikaga kuki nabagaburiraga neza mukagera mugashisha mugatamura inzobe murangiza mukanyura ngo nawe umukozi nari mfite akamaro iwanyu Karame Yeze Chame Yero Tumujyane mu nzu ariko fata neza ako shande utaza kumufasha nyura hirya ata rero urazamusha no wagereka rero ayo ase aragera ko ngaho ndako sano kirusha omo ko iwame datawe Sinsoboku. Karame. Umukuye. Shamwe. Gusa ndikubwiye ni ibintu biremereye. Mukuye ahantu
bityo twigumaniye amakuru hagati yacu twaba tuzi uko bimeze umuntu akabarirwa irengero muri ubwo buryo. Umukunzi wanjye yapfuye cyangwa arazuka. Uzi imishinga nari mufiteho Alex, mvuga mbonye umugore w'ejo hazaza w'inzozi zanjye. tegure ko ntabwo dukoresha amasanduku. Turaje gushaka bya bishashi binini tuze kumushyiramo hanyuma ndakubwira igikurikira. Nta n'impamvu yindi kandi ibi byose tugomba kubikora vuba na bwangu ku buryo hataza kujya mu iperereza rya polisi, otherwise ntabwo utanga muri polisi kandi ntabwo wabicika. Mugisha ngo utabasha kumenya ndaza ndarunguruka nshaka kujya ndongera ngaruka hakuno ndarunguruka ngarutse noneho mbona n'umukobwa mwiza shami ndaza ndorosora nuko ndorosora maze korosora nsanga n'agakobwa k'inzobe kameze neza ndabona. None se wowe wari ugiye he? Nyine nitemberaga shami noneho ngeze hariya ndakata nkasa ahantu mbona akana kapfuye ako kari korosha ibindi bintu ntarinzi ngo biteye bitya. Mbese iki kimikara ubona yambaye yari afite ikintu cy'umukara ukuntu ndagenda ndorosora urumva kameze gacyasha ndavuga ni rero nzi ko uri umugwaneza ntiwakazana ahangaha wakamfasha nuko kukazana rero nshuti yanjye ngeze amahirwe nawe uranyakira sogoko. None se watemberaga utemberera mu gishanga? Nyine urabona ko hari imirima y'ibigori, urabizi ko twabihinze hariya. Nagera nsanga kari ahantu ukuntu ndebye ndabona reka ngira amakenga ndamanuka ngiye kugera hakurya ngira amakenga ndongera nimba ku muferege ngeze hirya ndeba icyo kintu gipfunyitse norose nsanga n'aka kantu. Noneho rero muzereka mubwire sibyo ndabona umuntu wababaje cyane ngo tumujyane kwa muganga uhamagara abantu badufashe cyangwa se aho kugira ngo tugweho tujyane kwa muganga. Reka rero mubwire kumujyana kwa muganga abamugiriye batya ntabwo bazi sibyo ntabwo bazi. Ushaka kumujyana kwa muganga bakamubaza namumize batya ugasanga tugirazemo ingaruka kiye gusesa ahubwo ngaho mpina tugereze rero batwamujyana kwa muganga ko urabona ukuntu ameze ashobora no kutugaho ugasanga bibaye ikibazo kidukomereye. aho kugira ngo mujyane kwa muganga reka tumurwaze tumushakire umuti sibyo ngenze umuti wa kinyarwanda. Icyo nzi cyo ndabona ahumeka umva ndahumeka maze uruze no masana ndamushakira umuti wa kinyarwanda utiri uhangayika ndawuvuguta kandi mumuhe ibyo ari byo byose azakira. Wikuvuga ngo kwa muganga kuko yaho namukuye nta hantu bitavuga ngo ni uguca igikuba sibyo. Nese uramuvuruza arwaye iki reka duhamagare polisi tuyibwire ko twabonye umuntu. Itonde cyane uyu yakuba polisi urayizi ariko kwe shagerageza urye mwana wanjye. Gerageza kwirinda. Kumva se urimo kumukurwa kandi ugize ikihe kibazo kwiye ko twarya uri muzima bikugendekeye bite? Oya se kandi kwini mwana wanjye urumva ubabara he munda izina rya Yesu yagucira urubanza utabasha kumenya umuntu umeze atya. Itonde reka mwivurire jewe n'ubwoba pe kuba dufite umuntu hano umuntu urembye gutya ameze wamenye tuwamugize atya atarashaka icyo amushakaho. Nujya kumujyana mu polisi arakora icyo bya bindi bita ngo bya bindi byabo sinjya mbimenya. Witonde cyane kunyura muri polisi reka yewe nzishake uburyo mwivurira ariko shami
utangiye kujya ubwoba bungana gutyo koko reka uyu mwana aho namukwenda hasi itonde cyane ko agiye gukira umuti urahari kandi turaza kubona vuba wewe mworose cyangwa ukomeze urabona ko ongera umuzimye umuriro kutavuga ntabwo ari ikibazo ariko ntabwo ari ikibazo wewe murambika aka kantu hano umuzimye umuriro kandi mwegetse giye kumushakira umuti wanjye biroroshye kumujyana kwa polisi ntazo ariko umukobwa ashame we kamubwire mwihorere ngiye kumuvugutira umuti ndabizi nzamuvugutira kandi azanywa zakira naho uburyo kuri polisi ni nko kwitemera ibiti ubusaza urabona umuntu ameze nk'umuntu washobora gufungura reka rero mwibwire shami mubona ko reba kora kumaze burumve kuko kaje mfasha kire wenda tuvugane mu myamenye naho yavuye n'ibyamubayeho bibaye ngombwa rero ahubwo twakabashira kumenya ngo se kujya kugwa aho ngaho yazanywe nande byagenze biti shami karame rero uyu mwana muguye mushakira imyenda sibyo nanjye ubwanjye nubwo ubona negekaye sibyo ngiye kumushakira uburyo bwo kumushakira umuti hanyuma nawe uzagerageze numara kumwambika umukore mw'ibingibi ariko hatazagira umuturanyi n'umwe nabibwira uzarabukwa ngo amenye ngo ibi bintu byarenze ko dufite umwana nk'uyu sibyo reka mbengiye rero kandi mukore ko ngombwa ndakubwiye bigerageze utyo umva witwa nde biri muri iyi si nabyo rero kwe akira gerageza urye ese ibi bintu ndamenya ari ibiki noneho ko wari muzima mu kanya wahumekaga neza nta kibazo wari ufite kuki unaniwe kurya kwi ufite ikihe kibazo siko tavuga kwinishere basi mwera kajurisi sibyo ndekera umwana saraswanye nimwe mu ndogeye umwana munyici umwana kuki ubu se utumyamera gutyo umwana wanjye hasoni kuki ubu se kwirinda mwanga ku buryo arije watuma nifuza ko atarya atanywa genda hako mama kwiwabaye ute muri abarozi kandi mwebwe muri abarozi reba ukuntu ngiriye umwana iwanyu umuryango wanyu muraroga twebwe mama kwitwe turabarozi urana se utanyiciye umwana mukanya haryaga arameze neza mama kwitwe turabarozi uratinyutse mama utwita abarozi muri bo twebwe nase no utandogeye umwana kwisubiza ko ngukunda n'igiki kibi nakwifuriza ko nawe wavuze yagutamitse ibiki ya unase umugize n'ikiragi noneho yagutamitse ibiki uyu no murozi kwinge mama kwitwe turabarozi bizire mwana mama kwitwe bina wenyine cye haguruka mama kwitwe turabarozi reba ukuntu umugize n'ikiragi ambara inkweto rata hari ikintu njye nigeze nguha genda kwisubiza ko ngukunda mama uri umugome ahubwo niwe muroza ahubwo genda unyiciye umwana wagatsindwa n'Imana urabona ukuntu nanjye umwana wanjye aragira ikintu umenye yuko Imana izabikubaza intambara zo muri uru rugo n'intambara kikuko Yesu wanjye izina rya Yesu gufambe yacu turabarozi twebwe ubu se nakwirogera umwana kwini koko ngo bimarire iki kwego umubyeyi mubi ako mama utinyuke nta soni ngo ngende umurozi ngo turabarozi ariko babivuze ukuri koko umutindi umuvura ijisho bwacye kari gukanurira uribuka ukuntu waje mu muryango wacu uza gukora mu rugo ukuntu wari umeze none ngo turabarozi okay
ngaho komeza uruke. Ndi kuruka. Ntaruka se ntiwambaye ikanzu y'agaciro. Ntaruka se ntiwamenye kwambara iherena. Usigaye uzi no kwisiga isaha ihenze. Reka nduke koko. Umutungo w'iwacu guhinduye icyamamare ubaye icyogere, ubaye igishongore mu bagore. None utangiye kubwira muramukazi wawe ngo ndi umurozi, umuryango w'iwacu ngo turabarozi. Mama kwinagira ngo nkumenyeshe ngo ugiye kubona uburozi bwanjye nimba turabarozi koko. Kumva hasoni uranseka. Urangije kurogotwa se? Narutse. Nta kindi wumva usigaje? Nta twinyuma wumva dusigaye hano mu gatuza ngo dusohore? Ibaze noneho nawe wibaza impamvu nakunzwe ntazi kwisiga utuvuta twiza. Ibaze impamvu nakunzwe ntazi kudefiriza uko bimeze. Wongere wibaza impamvu nakunzwe nta n'akaverine mba nisize. Ubikurure neza ubyuze, ubicishe muri wowe no mu bwonko bwawe. Ibyo byose numara kubyibaza uzahita umpa agaciro, ujye unyubaha. Yego, ariko ibaze kugira ngo musaza wawe ambone ndi umukozi wo mu rugo. Nuko nari ikizubazuba madara. Ikindi cya kabiri we waragumiwe wowe. Nta mugabo ufite, niba ukungana gutya urati iyo nzobe. Okay. Oya konde se nkwihere nyine. Itonde nguhe neza. Itonde nguhe. Ngavuga. Hanyuma wowe urati inzobe. Usaziye iwanyu. Nta n'umuhungu guca akaruru ucira akaruru utega, ariko giye zane nka wirabura isine papa. Haleluya. Ndakundwa ndi umukozi wo mu rugo. Nkorera iwanyu. Hanyuma umuhungu mwiza w'umukire wa databusha arambenguka kuko yabonaga ubwiza bwanjye. None ubonye ubaye agakecuru k'inzobe kacuyutse utangiye kunyirataho. N'utwo dufaranga umusaza watugwa kugira ngo ushyireho ibyo bisatsi kugira ngo ureko bakubona. Ariko bibanze no kukubona. Niba kubona uratambuka ahubwo bati do ni mu ndebere iki yakintu. None urimo kuvuga ngo gwiki ngo naje ngo ntazi kwisiga utuvuta ngo n'amaherena unamenye kuyambara. Yes, ibaze icyatumye nkundwa ibyo byose ntabifite. Nta rukundo ruri muri ibyo bintu, ahubwo nawe murozi mubi, niwe murozi waturogeye umwana aragukunda. Ubu ni se ko wamuroze kugira ngo agutunge ujye mu mitungo, ngiye nabajya gushaka nshaka ikigo dufite byose. Nta soni. Inzobe yacuyutse. Wirirwa wisiga turatuvuta udashaka gusa nanjye. Waramuroze umaze kumuroga umuhindura ikihonarongori ishyano nkawe. Nubundi giye sinigeze ngukunda. Ngende sine ya mwiza bebe. Ego mwi. Ngende sine ya mwiza. Urabuvuta wirirwa wihoma, ubwo buntu wirirwa wishyiraho sukugira ngo wowe waritwitiyo n'imikorogo. Uratangira urikoroga kugira ngo bakubone. Aho kugira ngo bakubone ahubwo urabanukira. Ese iyo mukorogo ukuntu inuka? Ndi kukunukira? Ahubwo ni inzu reka njya gushaka perfume ntere. Ndo mukorogo gusa. Mbese kuva kwino kugeza ku mutwe ni mukorogo. Ariko uziko ndi muramukazi wawe uri kubwira gutyo. Mubwiza ukuri mama, ngo ikinyarwanda kiza cyane. Mva mu maso. Njyewe. Wowe rwose. Uziko hano wahasoka nkasigara ariko musaza wanjye. Barakubeshya. Nta soni. Idori sine ye. Chaho sine ya mwiza koko. Ese wamviye mu maso kumva urimo kuntera isese. Ese warutse? Tambuka. Warutse? Ushaka no kuruka kwa ukabyikoropera we. Warutse se? Warutse ko wanabyikoropera urebye nabi. Soni. Okay, ngize n'Imana musaza wanjye araje. Sheri, karibu sheri. Nta sheri nta kimwe. Ntunamusuhuze. Umva nanze kubivuga nkiri umushyitsi. Atinyuka avuge ngo twe turabaroza umuryango wacu.